Mukecuru umenze ugiraga ubumuga bwo kutabona. Ntawe uri kubona ko ndi umuntu ukuze. None hano uri kunyohereza uri kuvuga ngo nabana babaga bahari. Mfite nirangamuntu ntago ndi umwana. Uzi naza gusaba akazi ko kumibiza ubuntuzi igipangu noroshe uri kubona ntaribwo bwa mbere ngakoze. Haraho nakoraga nuko bahibye baranyiruka. Urakoze. Uvuze ko ngo harya ngo nugukuma niba ari ugukuma no kurinda byose ni none ngo barakwibyo nyene waragiye urahondobera uko biragaragara ukomeze oya ntago banyibye ari nje ubiteye byatewe na boss uwo munsi yari yampaye urusa natashe ubwo rero avango ngo natinze urusa yampaye ntabwo ncijwe kukondora wowe none sika ko ntaje kwiyondoza hano karakazi nje gukora Reka kumbungamira nkikorera tukabana neza mu mahoro wa Mukecuru. Uruntu nzarusaba boss nje ndarupimira mu bushira n'ukuri kw'Imana. Uko uruntu rwaje s'amafaranga garwe. Nikomeza niwe ni byiza meze neza niwe muzabise numvise bambwira ko waje dukora hano ntago umuzamu ninje mwunganizi wa boss mu rugo mushasha waje oya sika none si nawe uri wo mu rugo ndo hano muri runo rugo uri iki mu rugo sebura ntuzamenya uri kone nabandi nk'iki ariko wa mbere we namajije kumenya ko ari umukozi mugenzi wanje we nuko ashinzwe service yo mu gikoni nese uri kone nje nabandi iki nkabona umukade uramukade we uri amukade no mu maboko ko biri kose ahubwo nenge kuvuga ko biri kose ni nyina wa Ntuza wa Ibrahimu nawe ahubwo uri umugore wa Ibrahimu ntamubera ako bura Ibrahimu yarebye neza umukobwa bakwiranye rero nutitondere mugambo uvuga sibyo rero tuzadushwana buri munsi ko ntabwo ndi umuntu ushyomoka kicanzanya ari ibikorwa kari kubereka nafata igisambo nkakibereka ubuse uzafata ikihe gisambo kandi ndabwo bwoba mfite reba ukuntu ungana none se ubu kari bwo bwoba ufite neba nyine nawe none ukuntu ungana uturo twawe ubu uko mwahabaga nta muntu hari birutwa nuko bingana nuko nje nahaje ngana birutwa nuko bwo bari kukureka kubera yuko basi umuntu yari kujya atekereza ko harimo umuntu m'imbere none abantu bazakubona ngo wowe urinda bazajya bahubahira abantu bazaza neda sebo neda ntago bishoboka Jewe menze uraje umbone mbeze utumaze umunsi gumwe utangiye atera nkaka kagiye gunyemeza leta amafaranga baguhema leta hano naje guterura ibintu ngo mberege hano naje muri ringe hano naje gukora akazi nibari imodoka bose nibisa neza nkamenya ko isane nyine ngomba kuyisukura igahora isa neza nisi wanyuni ko ufite mu ruhengeri kuki se wavuye nawe nuko naje kugira ngo mbafashe wowe waje gushaka akazi kawe kandi kakuzanyura akazi kunda kazi kayinzana gahemberwa neza Ibrahimu ni umuntu mwiza kuko umuntu wamundangiye navuze ngo nzamubera imfura kandi nanjazi ko ndi imfura ubwo rero kiretse uzashaka kunsagararira niwe tubanaga ikibazo naho nje nta kibazo nteye buri urebe kandi nawe ndi kubona uri umumabuja mwiza nawe tuzakora akira ubundi rata abantu bajya bandi bakajya mfite umutima mubi suri ko nafite umutima mwiza mwiza cyane ufite umutima gukeye sibyo mwiza uraboneye uraboneye sibyo zakwereka rata ukuntu ugira umutima mwiza njye tuzenda tumenyerana dukora akazi kawe neza wirinde kujya mu bitakureba sibyo shora igipangu neza ntihazagire umuntu uhera inyuma y'urugi ngo wasinzira abakozi nkamwe udungu dutoya dukunda kuba ari utunebwe nyine dusinzira bya hato na hato ahubwo si ikintu kinini nta icyo kibaga ari ikinebwe ubu naba ndi gusinzira uyu basi uringaniye wowe urananutse ndaringaniye nyine
uri nagakara n'ubungu bw'ubukara buragakizwa niba none nyine ubungu bw'ubukara bunananutse buragatsindwa none se we kujyana umuntu wakwinjira kuki none nijoro ubwo ari nijoro we uri kujyana ntibakubona nawe nje kubera ndi igikara genda nkibekara ku gipangu nta numbona kansa nijoro nicyo kibazo sibura umugabo wanjye yashingiye ku cyajya kuguha akazi ko njye naramubwiye ngo tuzatoranye umusore nyine munini kurya umuntu wese azajya agera hano akikanga akavuga ati kabisa mufite umuntu barindira ipangu none yazanye akantu kananutse nkawe ariko ntacyo turaguha ku biryo sibyo si ukundi biryo turakondora wenda turebe yuko wazagera aho ngaho ukaba umuntu muzima gutangira kunshurira ibiryo buriya sawa rero uzakora akazi kawe neza akagore tuzakorana ubu no muri gutubu wa gatatu ukagira amanota 88 sibyo abana babiri bakugiye imbere bakurusha iki ntabwo barya nawe ukarya simigana muri class imwe none se kubera iki bakurusha ubutazi ko nta kintu uzongera kumbwira kuki se ubundi utagize amanota 100% kandi nta kintu umuntu aba atakoze vugisha ariko nawe ndi kuvugana nawe kubera iki amanota yawe uza ari makeya urashaka iki none se harabura iki urumva ukwiriye kujya uwa gatatu buri gihe ubutase n'utabu wa mbere nzagukorera iki nzahita nkukura mu ishuri se wicara ujye woza ibyombo umukozi tumwirukana ukora imirimo yakoraga ko ntacyo waba uri kwigamo siko bimeze ubu nawe mawe washyuhagujwe ngo uje kwerekana bireti ngo baguhembe ubu ukeneye guhembwa uri kumva arakoze neza tuguhembe oya mbwira nta kibazo mama nguhembe oya mbwira uri kwifuza ko nguhembe iki kibondo ntacyo wambwiye icyo ushaka ntacyo kubera iki kubera ko natsinzwe wagize amanota angahe izo amanota 88 ubu wa kangahe wa gatatu urumva bikwiriye ko nshaka kuguhemba se ntabwo wabyemera ibihembo ntabwo nabyemera kubera ko natsinzwe ibihembo ntabwo uri bubyemere oya nshaka kuguhemba sibyo dore tugiye muri vakansi uzajya ubyuka woza ibyombo amasahani nyine uyoze neza uyihanagure uyabika abikwa hari icyo bigutwaye ntacyo ubundi unimesera imyenda wambara unikorere isuku ubundi usubire mu masomo ubutaha uzongera kuzumbwira ngo wabaye wa gatatu nzakubaza niba amafaranga twishyura atangana n'ay'abandi cyangwa ujye ugenda ubwire abayobozi bo ku ishuri ryanyu bakugarurire sibyo bakugarurire kuko twishyura kugira ngo utsinde neza uwa mbere ntabwo twishyura ngo ugize uwabaye wa gatatu abana babiri ugomba kubakuramo ubutaha ntihazagira ukurusha sibyo uri kunyumva abandi babyeyi bateye ishema n'abana babo babaye aba mbere nawe uri kuzura ubunota ayo manota se ubundi wabuze kugira ngo wuzuze amanota 100 wayaburiye ubu watsinzwe se uri gukora iki ko hano nta muntu ukomesheje nta muntu wigize idebe wigize indabo hano utsindwa uri mu biki gafata agenda ubike ubutaha nutaba uwa mbere ntuzatahe hano wumva nta mbeho ufite ahubwo wowe ndi kumva ubushyuhe buriho ukaba wifubitse imbeho y'abakuze se mama karame tugiye kureba ko hari amakuru namenye afatika ko abantu twashyira yego
gukora iperereza ryanjye nanjye ndebe kuko bibirandemeje bibimereye nabi pe. Uko bizi wowe genda ugendane na Witeka. Ngiye ariko sindiho. Oya komera bintwari w'umugabo ya Imana irahari sibyo? Sibyo nubwo mfite ubwoba. Oya wigira ubwoba. Oya nta mpamvu Mana muri kumwe kandi kugenda imbere. Ntiwumva Kagereyo ndebe kwa cyo. yego Genda mugabo mwiza. Isuri hema. Uri hehe ko mbona wagiye kure mu bitekerezo? Ni ngombwa. Oya nta byangombwa ahubwo hama hamwe. Hama hamwe ubona umusaruro w'ibyo wabibye. Ko se mwana wawe ubone wari mukumbwira gutyo koko? Se bavuga ngo ugwishirishe yabisoma. Wowe tangira usobongere nyine genda ubifiringa ndi wowe nakabaye nishimye rega kuko biriya niwe wabikoze. Ndetse ko mbona atangiye kugira ubwoba wagiye kure kandi biriya wakabaye warabikoze uzi neza yuko ingaruka zizava muzazirengera. Ntabwo nzi ko nawe wagira ubwoba. Ni wowe umbwiye amagambo? Zera ntabwo ari ukuri kumbwira ayo magambo. Nari nkubwiye Ceceka gihanganira. Byamushimagize. Umva rekera aho ngaho ntugire irindi wongera kumbwira. Gusa maye dore ko narushye uwakavuna. Niyembeje gukora mukazana burangiye banabafunze najya mbagemurira. Nta mutima mubi. Umwaka nkajya mbageraho nka kabiri rwose pe nta kibazo. Bivuze ngo ubu urifuriza umugabo wawe ko yafungwa ukifurizanya ko dufungwa. Urumva bishaka ko dufungwa? Mabukwe mwiza mu Mana yanjye ntuzatume bamufunga. Ni umugome yego agira menshi agira umushiha ariko ntuzatume bamufunga. Kandi Imana ijya inyumva. Ni wowe umbwiye ayo magambo? Ndi umugome? Nisengesho ariko nawe wibyegereza umutima. Nisengesho nahaga Imana kugira ngo ibi mwakoze bitazabagaruka. Ntabwo nakifuza guhomba umugabo wanjye na mabukwe mwiza nkawe rwose. Ahubwo reka mukorera agacyayi. Sibyo? Mumanura ibyaha dore. Baciye umugani ngo uhora agasoza ubusa kagatuma ku kandi kati uramporere. Nibyo byibi uyu mukobwa ari mukumbwira. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, uyu munsi bigaragare kariho wicaye hose. Wagira ngo nicare he? Komera ni amahoro. Ni amahoro. Kunsuza nkaho tudatuye hamwe ntabwo twabonanye. Siniba mvuze ngo usuze ubu siko Yesu yavuze ngo niba wari kumwe na mugenzi wawe ukagenda amasegonda abiri garuka umubwire ngo umeze ute. Niba mbikoze ubwo nicaha nkoze. Yesu yabivuze muri hehe se kubyo numva nta hantu byanditse muri Bibiliya? Niba bitanditse muri Bibiliya Yesu ntago uzi ko yabaye muri Isirayeli. Mwari muturanye ku buryo yakubwiye ngo amasegonda abiri ujye uvuga ngo muraho ngo ni amahoro. Wa mukobwa we ko ufite umushiha n'ukubera iki? Niba nkubajije ibintu kunsubiza icyo ni ikibazo. Kuya ubundi ubona umuntu asuza umuntu bari kumwe avuga ngo wiriwe cyangwa bite muraho ni amahoro murakomeye. None mvuze iki mwibyo? Yego. Hari icyo wibuka mvuze? Simvuze ngo umeze ute. Ngaho nta kibazo mbwira ibyo ugiye kumbwira ugende. Ese ngo ngende hano ntago ndi kwa boss. Ku buryo uza kwicara aho nayo nicaye se kandi umbaza ngo kuki nicaye aha? None kuba mpicaye nkwicayeho. Yego. Nicayeho wari wicaye ntago nicayeho wicaye ngo nkwicayeho.
ntabwo bamugabanya umushiha tugende turanamenyerana gake gake ruzungu nk'abantu bahuriye mu kazi. Ibaze ku bibazo nari mfite ahangaha akaba hiyongereyeho nawe. Ufite ikibazo kikandi. Ntabwo wenda kugikemura we mbwira ibikugenza ubundi ugende. Byo aho wicara hahandi ko. None se aho niho utekeraga? Njye amasaha yo guteka ntaragera. None se njye amasaha yo kwicara aho nicaraga mfite amasaha yo kwicara hariya sinicaraga aho mbonye hose. Siniba mvuze reka nzi tuganire tunamenyane nk'abantu bashasha. Ni ngombwa kumbwira ngo mbwira ugende. Ushaka kumenya iki? Sizi ko ntarenzi ko nino habaga abantu bambaraga nk'izi ngutiya. Ikugize iteze ingutiya yanjye? Kingeze nuko ntarenzi ko hatabaga abantu bazambara. Komenyera abambaraga amapantaro zi. Ngaho rero urambona. None si Beti, ubu muri urugo wageze hano ryari tubwirane nyine. Ubaka kanya ngiye kubwira n'igihe nagereye hano kugira ngo si wewe aho zikuri kufite ijiga nkaho ururuga rurwawe ndeko kwaza kugira ngo ukabyimba ituza nkaho wadugaraye runo ruga rurwa uyoboye kutekaga ahubwo nyine maze kukugaburira noruje kunzonga nje kukuzonga sinibandi kukubaza waje ryari nanjye nkuko nakubwati nkuko nakuganiza udukuru twuko narimbaye hiwacu none sinaba ndi gutukuganizaho ntabishaka byaba bikureba kubera ukuntu kujya tumenyerane nabikubwiye umuntu yazamenyerana nawe nayo magambo ufite amagambo ufite ayo weho n'intuzo ufite izo ni indirimbo uri kuririmba usanze nicaye ncecetse Beti gumbana ibyawe muje murafatiranye umuntu ngo nuko ari umuntu mushasha ngo ntago yabamenyera ako hari ufite n'ikindi kibazo si gusa kibazo kandi gifite weho ndi kubona utuzuye bazanaga bakubuntu uzadutekera n'ibiryo ukareba n'ibindi bintu ushiramo gumana izo ngo zanyu ni wanyu yego ko ndaza kuhava hasigare mwana wa uhumeke umekere mu kwa niko ibitotsi birashize ariko tutse ndasinzira mu ntabwo wasinziriye ese ngiye nicaye mu ntebe ntegereje ubwo aburanyica ndatekereza ndibaza mbese mbiburira igisubizo none se nabajije bose buri muturage wahariye nta murambo mwaba mwarabonye ahangaha bose batishwe bati icyo kora ngo hari umwana w'umusore uri mu kigero cy'imyaka nka 17 ngo niwe bahatoraguye umusore rero wese nyameze ariko nta mudamu babonye nta mbese bivuze ngo umurambo wa Adeline ntawe babonye ababonetse hariya bivuze ngo ako gace nta muntu waba warapfuye w'igitsina gore baba barabonye barapfuye kandi aribyo nari marinya nari nkibereye ahubwo ndibaza ribu yaba yaramutwaye akaba ariyo mpamvu irimo kukunesha umutwe irya byanyobeye birashoboka ko yaba akiriho kuko ntawe uriho njyewe ningiwe n'impari twaramwiciye ndemwe yarapfuye gupfa ko yarapfuye ahubwo uretse kubitsindagira none se ko umbwiye uti babonye ngo umusore kuki batavuze ko babonye igitsina gore haniho ndi kwibaza bivuze ngo rero nyamara Adeline ariho turabona ibere ako se abaho gute akubuzwe none se urabashije kereka niba utabajije ushishikaye ngo uhere ruhande yego nawe ntiyicamo n'amamagaye guhera nimugoroba n'uwo twafatanyije
uwo mwafatanyije cyangwa baba baramutaye muri yombi nawe wabona baramutaye muri yombi akaba yaragiye akakuvuga akaba yaragiye akakuvuga akaba ariyo mpamvu ubona bari mu kukwirukangaho bakoze uko bishoboka birashoboka niba telefone ye itariho oya nayihamagaye kuri nimugoroba niwe wamwishe niwe nagira ngo mubaze niba yaba yarasubiyeyo ikibazo nari nandishije umutwe